umugisha. Tugeze mu kanya ko kwakirana. Dushimye Imana yaturinze muri iki gitondo. Hari benshi batashoboye kubaho, ariko twe turacyahumeka umwuka w'abazima. Nimumfashe twongera dushimira Imana tuyiha amashyi. Ayo mashyi ntabwo akwiriye Imana, nimureke tuyongere amashimisha bikwiriye. Nkurikije ababyeyi bafite abana mo hano, hari izo gahunda zikwiriye ku babyeyi. Nimumfashe twongere Imana amashyi. Imana ibahe umugisha. Hanyuma reka nsabe abahari bamaze kugera mu materaniro, komite nyobozi, abadiyakoni n'ababwiriza butumwa bahaguruke tubakire mu izina rya Yesu.